kurikira unarebe sasa. Hano barakwereka hari umucuruzi w'amagi yaraje hano, hari igisitati cyari gihari akirambikaho akadashboard rwose k'amagi, amagi menshi. Hano kumbi igisitati ntago ari igisitati ahubwo ni umuntu wari wisize ibintu by'ibirangi ahagarara nk'igisitati. Hano waramukubitaga ijisho abonye kuko ari umuntu, aratekereza ati uriya muntu ati ko mbonye ati wamufotora nkareba. Sasa kurikira unareba akantu ko kandi nyabona. Hano rwose umujeni wacu Feregisi akuramo agatelefoni ka make make agatangira gufotora cya gisitati. Ati ca aya ngaya ndatsindiye sinayahereza, ati ahubwo reka nkarenge njye kuduturaguritsa ngende numene mu gifu cyanjye. Hano umujeni aba amaze gutsindira amafoto, kumbi aho anyura asanga ari wa mujeni yaparitse muri kwa kugenda. Ati ndashaka dogo vayo hano nkubwire, ati jye nakwiboneye n'amaso yanjye, nakubonye umuntu araje agutekaho amagi none urashaka kumurenganya. Ati vani vumba aho ngaho njyewe ugeze umbona. Ati nakubonye, ateka kubeshya ntabwo ugize umbona. Ati tekereza neza mu mutwe wawe waruhungwe njyewe, ati aho kutananyizitambikamo imbere capurushye. Ati wa musore we uzamenya bumenyera njye ntuzambenyere. Umujamu wacu ahita akarenga ati sha, ati sabu njyewe urabona nayirata? Ntibishoboka ko nayirata. Hano disi avuga ati siba unkoreye si urushyi nkubise, reka nze njye kuguteza bosi rero sasa. Hano barakwereka umujeni wacu muri kwa gufunga inkweto arahindukira agiye gutura amagi, agasanga amagi yagiye kera nyabuna. Kurikira agafilimi sasa. Hano se hari umuzimu? Ati cyangwa shandi kurota? Ati ubu sindi mu nzozi. Hano barakwereka hari umujeni uhagaze aragenda gutya bakarunguta akabura hano na gato, akabura umuntu n'umwe mu muhanda, akabura amerekezo. Hano ahita aza gake gake purapura mu ntambwe y'umujeni ubona ko ari umusoja umusirikare. Hano barakwereka urujura rwacu rw'iby'amagi rumaze kuyatsindira ruza kuyatekera. Hano sasa kurikira akantu ku kandi araza hano agahita arambika akadashboard k'amagi cyangwa se agabreve cyangwa se akantu batwaramo amagi, akagatereka hano agazunguruka agahengereza. Ati ndabona nta muntu. Atuke sasa ngiye kubikura nitonze ndibuze kukugira. Hano araza agafata gaze. Ati mana we, ati nanebuze icyo ndya none ndakibonye, nabuze icyo ndya mwana. Hano barakwereka wa musanyi wacu Feregisi araza kumviriza abayakurikiranye aho urwa rujura rujyanye amagi, kumbi araza agahengereza. Ati okay, ati kumbi nawe ugiye kuyatekera, reka njye nze guhamagara bosi. Urusambo narwo ruba rurimo ruritegura rushyiraho rwose amasahani. Hano araza agafungura ikintu kimeze nk'ikipuberi bamenaho imyanda. Hano rwose ikipuberi bashyiramo imyenda aragiterura. Muri kwa kugiterura sikurikira unarebe, muri kwa kugiterura araza agahita agikwikiriza iki amagi. Ni ugukwikira nyabona, ni ugutwikira rwose abakoze. Akavuga ati okay, ati ubu noneho ipure yanjye ifite umutekano, reka njye kubanza njye koga, noneho atajyana umuntu aza akaba yasha kunyuzamo ijisho, reka nze simbukire hara rwose mbanze mvome maze ubundi noge. Hano ati ndakubonye ibyo ukoze, ndaje njye kumuzana noneho nze nkwemeze sha, urushyi wanguze ntabwo narwihanganira, wagize ngo sinakubonye, mfite na gihamya nagufotoye. Hano rwose barakwereka urujura rwacu rufata indobo rukajya kuvoma amazi yo gukaraba, ruza gake gake purapura ntawumbonara. Ati ariko genda umusirikare mu ntambwe rwose y'igisirikare, kumbi umujura aba yaratsindiye. Nyabuna nawe niba uri umujura ndakugira inama yo kubireka, iminsi yawe irabaze, ni iminsi 40. Aza ahantu haba ari akabubine akaza agaterekaho indobo agafungura. Sasa kurikira urebe muri kwa gufungura agomeza yigambagamba. Ati nari maze iminsi sha, ati urabona ngaraza kuneteraho ngo ndigistati. Barakwereka fandiyo ari kuza gake gake yirukanka avuga ati se ninde ntwaye amagira.
amagi yanjye se ninde uyatwaye, noneho igishoro nazagikura he? Barakwereka wa mujeni wacu Felix ahita amuhagarika atumva bose ati hagarara, ati mbwira ati umuntu uri gushaka amagi, njye namubonye uwo muntu uri gushaka, ati se namubonye nakubitanye imbuto nareka nkwereka ifoto, reka nkwereke koza ka video namufashe arimo aragutwara amagi niba ariyo wabuze. Hano rwose Felix nta kindi akura, akuramo agatelefoni ka make akereka boss hano wacu, akamwereka ukuntu byatangiye, ukuntu rwose rwamucumukaniye amagi, boss ari gufunga rasi. Hano umuhungu arabibona ati wabibonye, ati nibyo se, ati wabuze ahari se, ati ndahazi, ati nawe yagenda hazi, ati ahubwo tugende, ati mbabarire, ati ahubwo twihute tudasanga amazi kubikwakwanya. Abahita baza birukanka cyane mu ntambwe ntoya. Hano barakwereka rwajura rwacu amazi aruzura indobo, ati reka ndekera yanga yanjye gukaraba we, ati rwose mbikwakwanye ndi kumva n'inzara inyishe. Sasa kurikira urebe akantu ku kandi, kurikira unarebe rero. Hano umujura wacu araza gake burabura mu ngendo ntoya, akaza hano ati wawe, ati ntubona, ati nari maze iminsi ntacyo ndabona, ariko uno munsi ngiye kubaho neza, ngiye kurya proteine zose ntavunikiye. Abajura mujye mubabwira namwe ngo nabo kurya ibyo batavunikiye. Araza hano akitera amazi mu mugongo, agatangira rwose gukaraba bya bigwa cyangwa se bya birangi aba yisize umubiri wose, noneho ngo ajye kubona gutangira akazi ameze neza. Hano barakwereka Felix azana rwose na boss wacu baza gucungaho ya magi bayateretse. Kurikira akantu ku kandi nyabuna, baza gake ati genda gake ati boss, ati rwose bya boro zose za magi yose ari muri kino rwose kidashboard, arimo hano rwose muri kino kibuberi. Umugupfundura basanga utugi dutondekanyije, ati wowe tuzigaye nga yari yayandi yanjye, yaya nayanjye, ati ni namubonye boss, tubwo duterure udukure mu nzira. Sasa kurikira akantu ku kandi, ino filime ntigucike, nyabura niba uyibonye ishirengera bagenzi bawe nawe yibone, bagire ngo rwose ibintu rwose njye mba nateguye. Hano rwose umugabo aza kuvuga ati ati njye mba nateguye, ati rwose ntamba nagiye, ati tuza noneho tubaje tumufumbure, ubu ngubu yagiye koga, noneho wowe ugiye gufata kino kipuberi ukindenze mu mutwe, naza kuza kugipfundura ajya ngo agiye kureba amagi ahasanga ninjye ndimo, noneho uhita umufata nipoye. Sasa umuhungu abikura yirukanka, barakwereka rwajura rumara gukaraba rwose rukamisukaho amazi, ati ati noneho ndakesha, ati urabona n'abaye smart se, ati noneho ntiwabona sha, ati reka njye kwitunganya noneho njye kugerageza kwitekera amagi yanjye hite mba umucuruzi wa danje. Ati ninjye mugabo, ati abandi bose nimbwa, ati urabona ngo yaje kuntoberaho anyihera iprasha nta niyo musabye. Felix rwose abari kugwana rwose n'igipuberi agishyiraho rwose umubosi wacu, umubosi baba batwaye amagi, umubosi bamwise ngo ikiriro. Sasa bosi wacu bamurenzaho ikidashboard cyangwa se ikidobo kinini kikamutwikira, ikidobo bamenamo imyanda. Hano muri kwa kukimurenzaho Felix ahita yirukankana amagi, ati bosi wicunga jyewe nagiye nakarenze umwana w'igasyata ye baba we. Hano rwose barakwereka ikijura kiza kitambukira gake, ati ndaje mbitekanike nitonze, kumbi nta nubwo isabune kiba cyayimaze mu mugongo cyangwa se ibirangi, ariko ntabwo kiba kibizi. Mama we araza hano agahita afata agatebe akavuga ati ngiye gutangira akazi nitonze. Kurikira urebe sasa, kurikira urebe akantu ku kandi. Hano araza akigiza hano gaze gatonya, ati mera neza noneho nze ntangira akazi, ati ndaje nyakarange mana, ndaje nyaturitsa kurisi. Akaza hano guterura rwaro rwose rwa rudobo rwa rupuberi bashyiramo imyanda, aruterura disi, bosi aba yishemo. Muri kwa kuruterura bosi ahita haguruka haracura ikinyabuna. Kurikira unarebe muri kwa kujya guterura hano bosi ahita amufata. Sasa
hano hantu umusore arahasebeye, afashwe neza batirukase, bahita bamushatira ati wawo, ati rwose boss mbabarire, none se nawe mwaje boss, ati nakwifatisha, ngwino nkubwire, ngwino yibwire, ngwino ndagusabye, hano boss wacu barahangana, ati zamuka ntabwo we wandusha imbaraga wakagabo we, ntacyo urarya rwose urya byatsi. Sasa ni nuko filimi yacu igenze, ngomeza kubabwira ati nyabuna mwirinde ubujura nta kintu kirimo, gerageza ukore wigire aho kugira ngo ugirwe n'abandi. Ceke cyane, murakoze cyane, iyi video yanjye yisharinga n'abandi bayibone.